weekend yanjye, weekend yawe, weekend yacu. Baza, sobanuza, usobanukirwe na bimwe mu bibazo twibaza mu kwemera kwacu, mu bukristo bwacu. Ese birakwiye ko dupfukamira umubyeyi Bikira Mariya? Tubona benshi cyane cyane abakuru iyo bageze imbere y'ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya barapfukama, tukibaza niba byemeye gupfukamira umubyeyi Bikira Mariya. Muzadufashe gusobanukirwa n'icyo kintu. Murakoze cyane. Ntabwo ari ibitangaje, nta nubwo ari kirazira guha icubahiro umubyeyi. Ni bimwe mu myitozo y'ubusabaniramana abakristu tuba dukora. Mu ibonekerwa rya mbere, igihe Alfonsina yaramaze kubona Bikira Mariya, yahise akora ikimenyetso cy'umusaraba, maze uwo mugore wari umubonekeye nawe aragikora. Ndavuga umubyeyi w'Imana Bikira Mariya. Gupfukama imbere ya Bikira Mariya bifite igisobanuro mu bukristo. Ntabwo ari ugusenga ibigirwamana, ntabwo ari gupfukamira ishusho nk'uko Bibiliya itubuza, ikatubwira ko tugomba gupfukamira Imana yonyine. Ndaza kubigarukaho. Akimara kubona uwo mugore udasanzwe, Alfonsina yahise amupfukamira. Na Nataliya niko yabigenje. Ku munsi wa mbere wo kubonekerwa kwa Nataliya, ku tariki ya 12 ukwezi kwa mbere 1982, hari 9:00 z'umugoroba, ubwo abandi bari ku meza, maze we yaje kumva afite ikintu cy'ubwoba, asaba uruhushya rwo kujya kuruhukira aho barara. Yicaye ku buriri, yumva umutima we akeneye gusenga. Atangira kuvuga ishapure nk'uko yari yarabitojwe. Yavuze amayibukiro y'ishavu. Muri icyo gihe arimo asenga apfukamye, niho yumvishe ijwi rya Bikira Mariya. Na Mariya Karara akimara kubona Bikira Mariya yahise apfukama. N'abandi benshi twumva bagiye babonekerwa n'umubyeyi Bikira Mariya hirya no hino, nabo bahitaga bapfukama. Ese uyu mugenzo, uyu mwitozo wo gupfukama waba ushatse kuvuga iki mu mabonekerwa y'umubyeyi Bikira Mariya? Kuki rero ababonekewe bose bahita bumva ko ari ngombwa gupfukama? Iyo bajije ababonekewe nk'ikibeho ukababaza niba ari bo ubwabo babyumvisha ko ari ngombwa gupfukama, cyangwa se niba barabisabwe na Bikira Mariya, bavuga ko iyo Bikira Mariya aje ubona yifitemo igitinyiro, yifitemo icyubahiro, ku buryo wumva nta kindi wakora kitari ukumupfukamira. Gupfukama rero bigaragaza icyubahiro umuntu aha Imana. Mu mategeko Imana yahaye Musa mu gitabo cy'Imuka Misiri, umutwe wa 20 umurongo wa 5, Imana yategetse kuyipfukamira yonyine. Kirazira kugira undi wapfukamira umuramya uretse Imana yonyine. Niryo tegeko Uhoraho yahaye Musa, nkuko tubisanga muri Bibiliya igitabo cy'Imuka Misiri umutwe wa 20. Abahuraga na Yezu bahitaga bamupfukamira ngo bagaragaze ko bamuramya nk'Imana yaje kubakiza. Ibyo tubisanga mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 17 umurongo wa 14. Imana yonyine niyo umuntu agomba gupfukamira. Aha rero ikibazo twibazaga, ikibazo mwabajije, nahangaha kizingiye. Handitswe ngo Imana yonyine niyo tugomba gupfukamira. None mukambaza muti kuki none tubona bapfukamira umubyeyi Bikira Mariya? Kuki tubona bapfukama imbere y'ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya? Ese bishatse kuvuga iki? Bishatse gusobanura iki? Twumve neza rero natwe igisobanuro cyo gupfukamira Bikira Mariya dusanga mu mabonekerwa. Duhereye mu muco nyarwanda, birasanzwe ko imbere y'umuntu wubashe ushobora gupfukama kugira ngo umugaragarize icyubahiro. Imbere y'umuntu mukuru
wubashye, cyane cyane igihe uri umwana. Kuba wamuhagarara imbere byabaga bigaragaza ko ubuze ikinyabupfura cyangwa se utubaha, ahubwo washoboraga kunama cyangwa se ugapfukama. Gupfukama imbere ya Bikira Mariya si ikimenyetso cyo kuramya. Ahangaha tuhumve neza, gupfukama imbere y'umubyeyi Bikira Mariya ntabwo ari ikimenyetso cyo kuramya, kuko Bikira Mariya atari Imana. Bikira Mariya bamupfukamiraga ngo bamugaragarize icyubahiro. Abo bose yagiye abonekera, gupfukama imbere ye kwari ukumugaragariza icyubahiro, ntabwo kwari ukumuramya. Natwe iyo dupfukamye imbere y'umubyeyi Bikira Mariya tuba tumugaragariza icyubahiro akwiye, kuko Bikira Mariya Imana yamuhaye icyubahiro gihanitse. Nibyo nawe yahanuye mu ndirimbo ye agira ati, amasekuruza yose azanyita umuhire, amasekuruza yose azanyita umuhire. Tubisanga mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa mbere umurongo wa 48. Amasekuruza yose azanyita umuhire. Gupfukama imbere y'uwo muhire, gupfukama imbere ya Bikira Mariya bigaragaza ko asangiye na Kristo umwana we ikuzo ry'ijuru. Niyo mpamvu rero iyo wabonekeye abantu hano ku isi bamubona mu cyubahiro cy'ikuzo ry'ijuru, ku buryo bumva bahita bapfukama imbere ye. Uwo mubyeyi rero tumukunde, tumwubahe, kuko arabikwiye. Ni umutoni w'Imana nk'uko umumarayika yabivuze. Kumupfukamira birakwiye kuko afite icyubahiro kitambutse icy'abandi bose. Ni umubyeyi ukunda abana, niyo nzira ituyobora mu ijuru. Ni umubyeyi w'impuhwe. Mubyeyi Bikira Mariya usingizwe iteka, ukundwe na bose, wubahwe na bose. Mu magambo make nicyo gisubizo natanga ku kibazo twibazaga, impamvu tubona abantu bapfukama imbere ya Bikira Mariya. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Padiri Alphonse Diyoseze ya Ruhengeri. Weekend yanjye, weekend yawe, weekend yacu. Baza, sobanuza, usobanukirwe na bimwe mu bibazo twibaza mu kwemera kwacu, mu bukristo bwacu.